Ubwo twari tukimara kugera ahabereye impanuka ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore, bamwe mu baturage bari barahaye impanuka ikimara kuba batubwiye ko bamwe mu bapolisi bo mu muhanda bahise batabarira hafi. Ariko icyakomeje gutera inkeke ndetse no kubabaza bamwe mu baturage bari bari hano impanuka yabereye nuko umwe mu basore bagerageje gukuramo uyu mushoferi impanuka ikimara kuba yahise ahagarika imirimo myiza yari atangiye yo gutanga ubufasha yo gukura muri kabine uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka, ahubwo yahise aterura ijeke maze amaguru ayabangira ingata. Yahise yirukanyira hepfo y'ingo z'abaturage mu rutoki, ariko umupolisi umwe mu bari bageza iyi mpanuka ikimara kuba yahise agerageza kumwirukaho kugira ngo abashe kugarura iyo jeke yari atwaye. Gusa ariko ibyaje gukurikiraho ni agahomamunwa, kuko abaturage batubwiye ko umupolisi yageze hepfo mu rutoki maze uwo musore akaza kurambika ijeke hasi, nibwo yaje gukubita uyu mupolisi. Ibintu byakomeje kubabaza abaturage baturiye hafi aho. Uyu mupolisi yagerageje ariko abona biranze maze arazamuka. Uyu musore byaje kurangira acikanye iyi jeke y'uyu mushoferi w'umutanzaniya wari umaze kugira ibyago byo kuba imodoka yari atwaye yahirimye maze ikaza kurenga munsi y'umuhanda ikaza no gukubita rumwe mu rugo rw'umuturage utuye muri aka karere ka Kirehe. Yego, twongeye kuba ikaze kandi dukomeje kubifuriza kugira ibihe byiza mwese mudahwema kudukurikirana kuri Bivugwe TV. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe. Nawe niba utaraduha subscribe mu by'ukuri wakanda handitse subscribe ugakora no kunzogera, uraza kuba udufashije cyane. Nibyo murabibona, iyi ni impanuka ikomeye cyane. Impanuka mu by'ukuri yabereye hano mu karere ka Kirehe aho bakunze kwita Cyunuzi, ni mu murenge wa Gatore. Iyi mpanuka ni imodoka yambaye plaque y'Intanzania, aho iyi modoka yari ivuye mu gihugu cya Tanzania gupakira umuzigo. Iyi modokari yakoze iyi mpanuka ikaba yari yitwaye ingano, aho yaturutse mu gihugu cya Tanzania yari iherekejwe n'izindi modoka zigera kuri ebyiri, ariko iyi modoka yakoze impanuka yo yari iri hagati. Yageze ahangaha hitwa Cyunuzi maze igerageza kudepasa indi modoka ariko iza kubura balance, niko kwisanga munsi y'umuhanda. Byaje kurangira iyi modoka ikubise rumwe mu rugo rw'umuturage mu by'ukuri utuye ahangaha munsi y'umuhanda Cyunuzi muri aka karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore. Abaturage batuye kuri uru rugo iyi modoka yabashije gukubita bari bicaye muri annex bari gutora ibigori, baza gutungurwa barebye haruguru yabo niko kubona imodoka nini iri kuza mu by'ukuri basanga bigaragara ko yari yamaze guhirima. Ariko amahirwe abo muri uru rugo bakomeje kugira nuko ibyuma byo ku muhanda byagerageje kugabanyiriza iyi modoka umuvuduko ikaza kugera hepfo ku rugo rwabo yamaze gucika imbaraga, nubwo bigaragara ko iyi modoka yagwiriye inzu ikaza gusaduka ariko nta wahasize ubuzima. Iyi modoka ikimara kugwa hasi umushoferi yari yambaye umukandara, bivugwa ko wari wamufashe cyane aho byaje kugorana kumukuramo. Umukandara waje kumufata cyane ariko abaturage bagerageje kuza kumukuramo, mu by'ukuri aza kuvamo ameze neza nta n'ikibazo yaje kugira. Kubw'amahirwe iyi mpanuka nubwo yabaye nta buzima bw'umuntu yigeze itwara. Aho iyi mpanuka yabereye ni munsi y'ikigo cy'ishuri cya Cyunuzi ahakunze kubera impanuka nyinshi cyane, dore ko uyu muhanda ukunda kunyuramo amakamyo menshi aturutse muri Tanzania. Abaturage batuye hafi bakaba batangaza ko nta minsi 3 yashira hataguye imodoka, dore ka Cyunuzi hari amakorosi mabi kandi ateye ubwoba ku bashoferi batwara amakamyo. Uyu ni umuhanda wa Kigali Rusumo, aho uyu muhanda umenyerewe kunyuramo amakamyo menshi cyane abavuye gupakira ibicuruzwa muri Tanzania biza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Kongo. Uyu muhanda Kigali Rusumo ni umuhanda unyuramo amakamyo menshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho ku munsi muri iyi minsi nibura hari kujya hanyura amakamyo agera kuri 800 ndetse na 700. Iyo uhagaze neza muri uyu muhanda witegereje nta minota 3 yashira mu by'ukuri utarabona imodoka y'ikamyo imanuka cyangwa se izamuka. Impanuka rero yo yari ikomeye cyane mu by'ukuri bitewe n'uko imbere y'iyi modoka hari indi modoka ndetse n'inyuma yayo hakaba hari indi, ariko abaturage batubwira ko iyi modoka yaje guhusha umumotari wazamukaga. Kubw'amahirwe nawe aza kurokoka iyi mpanuka. Mu by'ukuri rero ingano zamenetse ahangaha tukihagera twasanze abaturage barimo barayora bijyanira mu rugo, aho baje no kudutangariza ko usanga umuturage wese utuye ahangaha Cyunuzi ababitsa amajerekani ndetse n'imifuka mu nzu, ku buryo isaha n'isaba yiteguye ko agomba kugwa imodoka maze akiruka nkajya kuyora mu by'imodoka yaguye itwaye. Mbere y'uko umushoferi agera muri aya makorosi ya Cyunuzi, ruguru gato yawo hari icyapa cyerekana kugenda gahoro ndetse no kugabanya umuvuduko, ariko iyo witegereje neza ubona abashoferi batwara amakamyo banyura ahantu bamanuka cyane ndetse n'umuvuduko mwinshi, cyangwa se ibyo twakita gutera indobo kugira ngo bagire aho bashyitse umuzigo basaguye mazutu. Ariko ibipolisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda bakomeza kubirwanyira hafi banakibura abashoferi bose ko batwara imodoka uko zigomba gutwarwa. Gusa ikigaragara uyu muhanda wa Rusumo Kigali ni umuhanda ukunze kuberamo impanuka nyinshi, kandi izo mpanuka zikaba zishingiye ku makamyo bitewe n'uko harimo ahantu hamanuka henshi, nyamara abashoferi ntibakunde kwita ku byapa bicinze mu muhanda ahubwo bagatwara bitewe n'uko bo babyumva.
ni amahirwe akomeye cyane kuba iyi mpanuka yabaye mu buryo nk'ubu bukomeye itabashije kugira ubuzima bw'umuntu itwara. Umushoferi agomba gutwara ikinyabiziga gifite ubuzima bwasuzumwe neza 100% kandi atanyoye ibisindisha. Mwese mudahwema kudukurikirana hano kuri Bivugwe TV, ndabashimiye cyane kandi nkomeje kubifuriza ubuzima bwiza. Imana ikomeze ibarinde mu byo mukora byose, muraba agaciro gakomeye cyane. Gusa niba utaributse gukora subscribe, ibuka gukanda subscribe nyamuneka ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose binyura hano kuri uyu muyoboro Bivugwe TV ujye ubyumva mu bambere, kandi gushishikariza ko amakuru yose yizewe ari ahangaha uzajya uyumvira. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Twibuke twiyubaka.